ngo agera mu buzima abuburamo intambara, agera mu buzima buburamo ibibazo, noneho yubaka urugo ruburamo intambara, noneho abona fiyansa muburamo intambara, noneho abona akazi akaburamo intambara, ahita avuga ngo aha hantu ni Rehoboti. Rehoboti, tugiye Rehoboti. Ubuzima bwawe nibujye Rehoboti, imibereho yawe nijye Rehoboti, akazi kawe nikajye Rehoboti, diplome yawe nijye Rehoboti, byawe nibijye Rehoboti, abawe nibajye Rehoboti. Nimujye gutura Rehoboti, mu bitagira amatiku, mu bitagira intambara, mu bitagira ibibazo, mu bitagira abaguhagarara hejuru, mu bitagira agasuzuguro, mu bitagira ni Rehoboti, mu bya ahagutse. Bwa buntu, bwa buzima butari imfunganwa, rwa buzima budapfundikanya nibwo Rehoboti. Bwa buzima butarimo indwara nibwo Rehoboti. Jya Rehoboti, jya Rehoboti, jya Rehoboti. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye naho dukorera. Kunzi bihumure TV mwaramutse mwiriwe, gicamunsi cyiza cyangwa umugoroba mwiza bigendanye n'ahantu muherereye. Nanjye Ndikuzo Emmy ndi kwihumure TV, ngarutse ndi kumwe na Steven. Waramutse? Aramutse neza Emmy. Umeze neza? Shameze neza kabisa, biragaragara. Muri ka gace kacu k'iminota mike y'ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana, message arigeze ambwira ngo uyu muhungu akoze urugendo rwiza kandi rukomeye, ngo ariko nanjye ngo ndashaka kumenya aho ruzarangirira. Ndavuga nurashaka ko tururangiza? Ati oya, atabwo nuko numva ndi gukomeza kugira amatsiko y'ibikurikira. Twaye twakubuze rero. Urumva umugambi w'Imana uvuye kuri Shimayeli tukomereje kuri Isaka. Ishimari tumuvuyeho, tuba tumuretse. Yego, twambutse kwa Isaka. Umugambi w'Imana reka ubukomereje kuri Isaka. Bibutsa nyine ko umugambi w'Imana nta kintu gishobora kurogoya. Umugambi w'Imana ntushobora kuyoba. Umugambi w'Imana nta kintu cyawusenya. Yego, umugambi w'Imana umukomereze kuri Isaka. Arababwiye ngo imyaka myinshi Aburahamu na Sara batabyara ntabwo byakuraho ko Isaka azavuka. Imyaka myinshi isezerano ritarasohora ntabwo byakuraho ko isezerano rizasohora. Ko byagenda kose rizasohora. Bitinde bitebuke, ijambo dukunda gukoresha ni ikibazo cy'igihe. Ikibazo cy'igihe, ibintu Imana yakubwiye umwuzuro wabyo bikuzurira ku buzima bwawe, bizaba nta kabuza. Nuko Isaka aravuka. Isaka Imana yabwiye Aburahamu na Sara aravuka. Isaka amaze kuvuka arakura. Manze mabwire ngo Isaka avuka ahantu heza, avuka mu masezerano, nawe ubwe n'umwana w'isezerano. Urumva umugisha Isaka afite? Uzi kuvuka mu bisekuru byiza. Kavukira mu gisekuru kizima. Cy'umuntu wahamagawe, igisekuru cy'umunyamasezerano. Kuvuka mu icyo gisekuru ubuvutse ahantu heza cyane. Ubu mwana uri kukuvukaho afite umugisha udasanzwe, kugera no ku mwuzukuru azabyara, kugera no ku mwuzukuruza,
igera no ku buvivi, igera no ku buvivure. Niyo uvuka mu gisekuru kibi kikugiraho ingaruka. Hari icyo abantu benshi bita karande, cyangwa se kugonga amateka y'iwanyu. Ariko Isaka avuka ahantu heza kwa Aburahamu na Sara. Ni umuryango mwiza cyane, umuryango wizeye Imana mu buryo bukomeye cyane. Urumva ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanira no gukiranuka. Urumva uko kwizera, ndabyumva. kwizera Imana bigahwana no gukiranuka, nta kindi ukoze, nta kindi kintu ukoze. Urumva ukuntu bitangaje. Isaka rero arakura, akurira muri famiye nziza, aza kuba mukuru. Amasezerano koko aramukurikirana, ariko nibyo navuze ngo umuhamagaro, intambara z'umuhamagaro zibaho, ziba zigomba kubaho. Intambara z'umuhamagaro, ibigeragezo ducamo nibyo biducurama abo tugomba kuvamo. Ayo mashuri tuba tugomba kuyiga. Urumva buriya kirazira guhunga amasomo mu buzima. Ntugahunga amasomo, ibyo wiga ntugahunga amasomo. Uburyo bwose amasomo yacamo, ntukanga amasomo. Iyo wanga amasomo nyine hari ahantu utagera. Ku mukinnyi w'umuhanga, umukinnyi w'umuhanga ntagahunga imyitozo. Urumva, kuko ukina umusaruro mu kibuga, cyangwa se ukina umukino bingana n'imyitozo ufite. Niyo mpamvu imyitozo irakenewe cyane, ntugahunga imyitozo. Niyo mpamvu umusaruro nyine umukinnyi aguha ungana n'imyitozo afite. N'indwanyi nziza urabizi yuko niyitoje, ni imyitozo. Niyo mpamvu buri Imana iducisha mu bintu bikomeye cyane, ibidutoza gukora ibintu bikomeye, ibidutoza kuvamo abantu bahambaye cyane. Ni uruganda tuba dutunganywa amanywa nijoro kugira ngo tuvemo abantu bahambaye. Ibyo rero Isaka nawe nta hantu yagombaga kubihungira. Uriya nawe yaje kumara igihe kirekire, yaje kugira famiye, yashakana na Debek, aramushaka, bamarana igihe kirekire batabyaye. Ntabwo kingana nk'icya se cyangwa na Sara, ariko nacyo ni kirekire cyane. Bamaze igihe kirekire batarabyara, igisa na karande nyine cyamukurikiye. Ariko Isaka mu buzima busanzwe, muri business, kuko yari umuhinzi akaba n'umworozi, urabizi na Aburahamu nibyo bintu yakoraga cyane. Asa n'utaragiye kure nyine y'icyo. Yes. Bari abahinzi, bari aborozi. Ni nabyo bintu nyine byari bikaze cyane. Kandi n'ubu ngubu urabizi ko ubuhinzi n'ubworozi nicyo kintu gikomeye ku isi, kitajya gita agaciro cyane ku migabane yose. Kandi Isaka rero yagiye agira n'umugisha cyane cyane mu bintu bijyanye n'imibereho, nubwo ataburaga intambara zikomeye cyane. Buriya iyo uteye imbere, buriya n'intambara zitera imbere. Wari ubizi? Uko utera imbere burya n'intambara zawe zitera, intambara ziyongera, nibwo zizana ibitera. Urumva rero Isaka akagira ibitero cyane, akarwanwa muri ubwo buhinzi bwe n'ubworozi, akagira abantu nyine, abantu baba bahari. Ariko ukiraho nta bundi bwoko bibiri kutwereka, iri gukomeza kutwereka Isaka gusa. Oya, hari na Bahemu nzabivuga, na Bahemu nzabavugaho wenda gatoya kugira ngo nkwereke nyine inkomoko y'abirabura ariko twebwe, cyangwa se nabyo tuzabivuga, kuko
twebwe dukomoka kuri hemu. Umuhungu warebye se yambaye ubusa numva akamuvuma Nowa. rero uwo nguwo ni ibyo ni ibisekuru byacu. ubu twe turi kwa Tera, turi mu muryango wa Tera. tuzabisobanura wibihwanyahwanya ndi kwanga inyigisho. Ntabwo iyo ukurikiranye ibintu gutya wirinda kubivangira, sibyo? Kandi mu isi y'abanyabwenge narababwiye buri kosa ryose rirabarwa. Mu isi y'abahanga, mu isi y'abanyabwenge ikosa ryose rirabara. Ikosa ryose rirabarwa. Rero utankoresha ikosa. Nakubwiye ngo tuzavuga nyine sekuru w'abirabura, twavuze sekuru w'abarabu, tuvuga na sekuru w'abazungu, ubu tugiye mu bazungu nyine kwa Isaka. Ariko bifite aho bihurira nyine, iteka ikintu gifite aho kizahurira na Kristo byanze bikunze tuba dufite natwe ahantu tuzahurira, kuko noneho byagiye amahanga yose yashyizwe muri sisiteme imwe ariyo Kristo Yesu, kugira ngo nyine twese dukizwe nawe, tuba ubwoko bumwe, indimi zimwe, imiryango imwe muri Kristo Yesu. Amen. Rero ibyo tuzabivuga, ariko kuri ubu nta muzungu, nta mwirabura, nta mwarabu, nta kibi. Kise ko ndi umunyamakuru nyine ko murana ibibazo. Rero Imana yaremye umuntu nyine, Imana yaremye umuntu, nicyo gisobanuro gikomeye cy'ubumuntu. Gisobanuro gikomeye n'ubumuntu. Ikindi gisobanuro gihambaye n'ubu Kristo. Yego. Isaka rero nakubwiye ngo suko nawe atanyuze mu ntambara, nakubwiye ibyo yaciyemo, ariko agira n'izindi ntambara nyine mu buzima busanzwe. Uriya nta gihoraho nk'impinduka, ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko ni irya nyaryo. Nta gihoraho nyine nk'impinduka. Ubuzima uyu munsi biba byagenze neza, ejo byagenze nabi, ariko hari n'igihe abantu b'Imana bo cyangwa se abanyamasezerano cyangwa se abanyamihamagaro, igihe kijya kigera Imana ikabaruhura, Imana ikabahemba, Imana ikabatuza ahantu heza cyane. Isaka kuko yaje kugera igihe atura ahantu heza cyane, niho ndi busoreze, ni naho nifuriza umuntu wese gutura, niho nshaka kubatuza muri iyi nyigisho. Aha ni Isaka ubuzima yashorejemo, nibwo nshaka kubatuzamo, tukazava ku buzima bwa Isaka tujya ku buzima bwa Yakobo. Ndibuka hari umwaka ngo Isaka yagizemo umugisha cyane. Uyu mwaka bimpise mbihuza kugira ngo nkwifurize umugisha w'umwaka. Ngo uwo mwaka Isaka ngo akubita isuka yeza ibiruta inshuro 100. Ndagira ngo uyu mwaka ukubita isuka hasi kandi weza ibiruta inshuro 100 mu izina rya Yesu. Amen. Eza ibirusha inshuro 100. Eza inshuro 100 mu izina rya Yesu. Ndazatura ku buzima bwawe. Isaka akubita isuka hasi, uwo mwaka weza ibiruta inshuro 100. Amen. Ndatura umwero udasanzwe ku buzima bwawe. Amen. Ndatura kweza bidasanzwe. Ndatura umusaruro udasanzwe ku buzima bwawe. Amen. Amen. Ku buzima bw'umuntu dukurikiye, ku buzima bwanjye, ndatura kweza bidasanzwe. Ndatura umusaruro udasanzwe uwo mwaka. Amen. Ndatura umusaruro udasanzwe w'uwo mwaka. Amen. Uwo mwaka ngo Isaka akubita isuka hasi ngo yeza biruta inshuro 100. Hallelujah. Ikindi kintu Isaka yashatse neza. Nifurije abantu gushaka neza.
Imana ishimwe emikwe yaguhaye urugo rwiza. nawe guha urugo rwiza. Imana ishimwe. Amen. Umuntu udukurikiye Imana imwubakira urugo rwiza. Amen. Nimba rwajegajegaga ni rube rwiza mu izina rya Yesu. Imana irwubake. Umugisha wari kuri Isaka nukubeho mu izina rya Yesu. Amen. Kandi Isaka ni umusore washatse kuko ashimye imico y'umugore we, ashimye imyitwarire y'umugore we. Yari afite umugore ushoboye kandi ushobotse. Imana iguha umugore ushoboye kandi ushobotse. Imana iguha umugabo ushoboye kandi ushobotse. Imana iguhe fiance ushoboye kandi ushobotse. Imana iguhe rwose. Iguhe nka Isaka. Isaka wabyumvise? Yari afite umugisha wo gukora bikagenda, yari afite umugisha wo gushaka neza. Yabyaye n'umwana w'umugisha ari we Yakobo tuzakurikizaho. Nawe nkwifurije kubyara umwana w'igitangaza. Muri Yakobo Imana yakoze icyo bita multiplication idasanzwe mu buryo bw'abana. Yabyaye ministeri zose. Urumva ariko ni umugisha nyine wase. None se si Isaka? Si Isaka? Isaka wamwatuye ibintu biremereye. Wamuhesheje umugisha uremereye. Bifurije kubyara abana badasanzwe. Bana bawe reka mvugane n'abantu babyaye. Imana yagura abana bawe baba abanyabwenge bihambaye. Abana bawe mu marushanwa baba ba mbere. Izina rya Yesu. Amina. Abana bawe batsinde ku mashuri bidasanzwe. Amina. Abana bawe bige mu mashuri meza cyane hafi na kure. Barenge bajye kwiga. Abana bawe be kuguhombera. Yego. Abana bawe Imana iguha umunezero inyuze mu bana bawe. Haleluya. Yego. Imana itanga umugisha udasanzwe mu mbyaro. Imana iguhezagire. Imana irinde ibiza abana bawe. Imana ibarinde ubugenge bw'isi n'ubucakura bw'isi. Imana ibarinde ingeso z'isi. Izabafashe izibakuremo. Izina rya Yesu. Abyumvise? Ni Isaka. Isaka rero yari umukozi. Buriya abantu b'abakozi rero buriya abantu b'abakozi inkunga y'Imana ibariho. Buriya abantu badahunga inshingano narakubwiye. Inkunga y'Imana ibari inyuma. Zahira imirimo y'amaboko yawe. Rero Isaka ararwana igihe kimwe yaza kwinjira muri gahunda yo gufukura amariba. Fukura iriba reka wenda tubihindure gushakisha ubuzima. Arashakisha kuko hari igihe cyageze uko akundi nyine imiryango yikubita hasi, ubuzima bugahinduka, imibereho igahinduka. Ariko aza kwinjira muri gahunda n'ubundi umukozi uri umukozi nyine niyo akazi kadaharura agahimba. Yinjira mu mirimo yo gufukura amariba, gusibura amariba, ko wabyita kose, cyangwa se gahunda zikomeye zo gushakisha ubuzima, gahunda zikomeye zo gutangira amasoko, gutangira amabizinesi, gutangira ibintu runaka. Ariko agira abantu bamuvangira cyane, agira abantu babitonganiramo cyane, kwa kundi utangira nyine uhuza abantu n'imbaraga wenda ngo mukore imishinga runaka. Hari abahuza imbaraga ngo bubake church, hari abahuza imbaraga ngo bubake igihugu, bamwe bakagenda batenguha abandi. Hari abahuza imbaraga kugira ngo bubake koperative. Yego, yes. Ariko ibyo bintu aza kubigiriramo ibibazo cyane, nk'uko nawe ujya ugira ibintu utangiza cyangwa se ibintu ufungura ukabigiriramo ibibazo byinshi cyane. Babigiriramo ibibazo ngabona nyine ntibimuhiriye. Arabati ibi bintu rero ni sitina.
ati ibi bintu ni sitina, ibi bintu ni sitina. Ntiyacika intege. Buriya ni akantu ka famiye, akantu ko kudacika intege. ni ibintu byabo, ni ibintu byabo. N'umuntu udukurikiye, ikintu bita ihame ryo kudacika intege, kwanga gutsindwa mu buzima. Ujye uba umuntu wanga gutsindwa. Ushobora guhura n'ibintu bikomeye, ariko burya umuntu wanga gutsindwa hari ahantu ibintu bitamugeza, hari ahantu atagera. Rero ni akantu ka famiye kuri Isaka, ntago byantungura. Ni abantu banga gutsindwa, kandi na Yakobo kari karamufashe. Kari karamufashe. Ni akantu ka famiye, ni akantu k'umuryango. Nanjye umuryango wanjye mwifurije kwanga gutsindwa. Amen. N'abantu bankurikira b'inshuti zanjye bifurije kwanga, ujye wanga gutsindwa. Muraze kudacika intege. Ihame ryo kudacika intege binduka ihame ridakuka ndetse nimugatsindwe bana banjye. Urumva yemi. Yego. Ariko ntiyacika intege, arongera. Sinzi ngo ubwo buzima yarabushakishije imyaka ingahe, ushobora kuba 20, ushobora kuba 10, ushobora kuba 5, ushobora kuba 2, ushobora kuba gutyo. Arongera arafukura, nabyo abigeraho. Abigezeho n'ubundi arongera agira ibitero bikomeye, arongera birwaniramo, arongera abigiriramo intambara zihambaye. Nabyo aravuga ati ibi bintu neseke nabyo. Kitari sitina neseke. Urumva emi. Uzi ko ibintu byagiye bigukomeretsa mu buzima, cyangwa byagiye wagiye ugiriramo intambara n'ibibazo, ibitareseki bifate nka sitina. Kandi nimba wowe uri kuri eseki ntucike intege, nimba cyangwa uri kuri sitina ntucike intege. Ntucike intege. Ntabwo ari aha birangiriye, nta nubwo ari aho birangirira. Ntabwo ariho ubuzima burangirira. Ubuzima burakomeza. Hari abantu tuvugana bicaye mu madivorce, bari sitina, bari seki. uwo muntu wagukomerekeje, uwo muntu wakubabaje, wakwiciye umutima, ufate nka sitina. Bimufate nka eseki. Nibashaka bari babiri, nibashaka bari batatu, ikitari sitina neseki. Na business warwanyirijwe mukayigiriramo ibibazo, ukiba wicaye mu bihombo bitabarika. Umva, ibyo bihombo bifate nka sitina. Ibyo bihombo bifate nka sitina, kandi ntucike intege. Kandi ukuraze neza kuraga kudatsindwa, kwanga gutsindwa. Gakomeza. Ngo Isaka ntiyacika intege. Ongera wumva ko kandi ntiyacika intege. Nanone ntibibaye seki na sitina. Ibintu yubakaga ntibibaye seki na sitina. Ibintu yafukuraga ntibibaye seki na sitina. Ibintu yarwaniraga ntibibaye seki na sitina. Suko byatubereye seki na sitina. Bitare seki si sitina, ibitari sitina se seki, bitari seki si sitina. Suko byatubereye. Ariko ntabwo twacitse intege. Abadacika intege rero, ngo adacitse intege arongera aracukura. None ukuntu byagenze rero, noneho ukuntu byagenze, ubwo buzima nibwo nshaka ko twinjiramo. Ubwo buzima nibwo nkwinjizamo. Ubwo buzima nibwo ngutujemo. Ubwo buzima nibwo nkujyanamo. Ngo agera mu buzima abuburamo intambara, agera mu buzima buburamo ibibazo, noneho yubaka urugo aruburamo intambara, noneho abona fiyansa muburamo intambara, noneho abona akazi akaburamo intambara. Ahita avuga ngo aha hantu ni Rehoboti. Rehoboti, tugiye Rehoboti. Ubuzima bwawe nibujye Rehoboti, imibereho yawe nigere Rehoboti, akazi kawe nikagere Rehoboti, diplome yawe nigere Rehoboti,
byawe nibige Rehoboti, abawe nibage Rehoboti, nimujye gutura Rehoboti, mu bitagira amatiku, mu bitagira intambara, mu bitagira ibibazo, mu bitagira abaguhagarara hejuru, mu bitagira agasuzuguro, mu bitagira ni Rehoboti, mu bya ahagutse. Bwa buntu, bwa buzima butari imfunganwa, bwa buzima budapfundikanya nibwo Rehoboti. Bwa buzima butarimo indwara nibwo Rehoboti. Jya Rehoboti, jya Rehoboti, jya Rehoboti, indwara zawe zihinduke sitina, izindi zihinduke seki, ujye Rehoboti mu izina rya Yesu. Jya Rehoboti, jya Rehoboti, jya Rehoboti, ndagutuza Rehoboti mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Rehoboti kandi ahantu hagutse, iriba ryiza rimara inyota, nta handi hantu sibyo, ni ku musaraba. Nimumenye icyo Yesu yabakoreye, nimumenye icyo Yesu yakoze, noneho nimumenye icyo Yesu yakoze. Uruta Isaka ari mu buzima bwacu. Sawa yeme. None butaha tuzakomereza Yakobo. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane Steven. Namwe abadukurikiye mwese muhabwe umugisha, n'ejo bundi muzagaruke, kuko hari ibyiza Imana ikomeje gutegura mu mutumishi wayo. Habwe umugisha. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints, tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.